imyaka yari ibaye myinshi bifata nk'inzozi ndetse mbona ko bidashoboka. Ni amajoro menshi naraye ntasinziriye nimyoza kandi nsenga bucece. Ni iminsi myinshi namaze nibaza uko bizagenda ndetse ntekereza ko inzira yo kwiga kaminuza cyangwa amashuri makuru atari yanjye rwose. Ariko ubu imyaka 15 irashize mpawe impamyabushobozi ya mbere yo mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro, mpamya ko ryatangijwe kubera njyewe. Intangiriro yari igoye ariko Imana yaciye inzira irema kaminuza itari isanzweho ndetse nyigamo mu ba mbere. Aya ni Amarebe Rwanda TV, urubuga rwawe washimiraho Imana ku bitangaje iba yakoze ndetse ukanamenyeraho aho isi yacu igeze, cyane cyane ishorewe n'ikoranabuhanga. Iyi kandi ikaba laboratwari yo kwemerezamo no kugaragaza ko imirimo y'Imana itabarika, bityo ko n'amashimwe dushima Imana adakwiriye kurangira. Njyewe ndi Papa Tonton uko bisanzwe mu kiganiro amashimwe atarangira. Fata icyemezo cyiza ukore subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, tujye dusangira ubuhamya bw'ibyo Imana iba yadukoreye. Niba kandi iki kiganiro kigushimishije, duhe like unagisangiza umushuti wawe, nawe yibuke ko nta kidashoboka ku Mana. Duha ubuhamya bwawe cyangwa ishimwe muri comment, tuzabisangize abadukurikiye mu biganiro byacu by'ubutaha. Ntidushidikanya ko hari abo bizafasha. Dore uko byatangiye. Ubu buhamya bw'ibyambayeho true story butangira mu mwaka wa 2007, ubwo ku buryo bw'igitangaza twumvaga itangazo ridasanzwe rihamagarira ababishaka kujya kwiyandikisha muri Minisiteri y'Uburezi ngo bazajye kwiga mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro. Kuri icyo gihe twari tutaranamenya byinshi kuri ryo, kabone yewe yaba izina ry'ishuri, aho riri, aho rizakorera, ibyo rizigisha, ibisabwa kugira ngo urijyemo, habe n'andi makuru ayari yose kuri iryo shuri. Ntabwo byatinze, nyuma y'amezi makeya gusa naje gusohoka mu kinyamakuru Imvaho Nshya. Nubwo mu gihe nakoraga iki kiganiro ntashoboye kwibuka nimero y'Imvaho cyangwa ngo mbone kopi yayo, washobora kubona aya makuru yadusangiza muri comment cyangwa akayaduha kuri nimero ya Papa Tonton iri muri description y'iki kiganiro. Maze nta n'ikindi kizamini nkoreshejwe cyangwa ngo ngire ikindi nsabwa, mbwirwa ko ndi umwe mu bantu hafi 150 bemerewe kwiga mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro ryari rigiye gufungura imiryango yaryo mu karere ka Rulindo, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Iri nta rindi ni Tumba College of Technology, ryaje guhindurirwa izina icyakora ryitwa IPRC Tumba ubu ngubu. Abo twaryiganyemo mbere ntitwatinyaga no kuryita Harvard, ubutaka bw'isezerano n'utundi tuzina dutandukanye kwerekana uko iryo shuri twarihawe mu buryo bw'igitangaza. Iri rikaba ryari ishuri rya mbere mu Rwanda ryari ribayeho muri iki cyiciro. Ibyo byose byabaye nyuma y'imyaka 5 ndangije kwiga amashuri yisumbuye, ndetse naramaze kwiyakira rwose ko nta buryo bwo gukomeza kwiga nzabona, kuko ntari narashoboye kugira amanota yari kunjyana muri Kaminuza y'u Rwanda cyangwa mu ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga rimwe ryitwa KIST, ryari rimaze igihe kitari kinini ritangijwe. Dore ko n'amashuri makuru yigenga yari akiri makeya niba yaranahari, uretse ko n'ubushobozi bwo kuyajyamo kuri njye bwari indi dosiye. None se aha hantu ntabwo Imana ihafite amanota? None se natwe tuvuge ko ntacyo yakoze? Oya rwose ntibikabe. Ndabyibuka kandi ndayishimiye. Uretse no gushima Imana yo yandemeye ishuri ritari ririho ikarima mu buryo butangaje, ku Marebe Rwanda TV mwibuka ko twemera ko dukwiriye gushima n'abantu bagize neza. None se abayobozi b'igihugu cyacu bo bemeye gukoreshwa n'Imana ntabwo bakoze? Nubwo bitoroshye kubona amagambo akwiriye mu gushima iki gikorwa, ariko ntacyo reka nkoreshe simple words cyangwa se amagambo yoroshye kugira ngo barakoze kandi Imana ijye ibaha umugisha. Ubu se kuko nirengagiza abakozi b'Imana Imana yakoresheje muri iryo shuri kugira ngo ngere ku cyo yashakaga ko ngeraho? Aha ndavuga ku bastafu cyangwa abakozi b'ishuri muri rusange, ariko by'umwihariko umumama umwe watwandikaga akakira n'ibyangombwa byacu mu gihe twasabaga kwiga muri iri shuri. Nubwo ntavuze amazina ye, ifoto ye yicaye mu cyumba kimwe cya Minisiteri y'Uburezi atwakira impora mu maso. Mboneraho no kumusuhuza cyane ko nzi ko gikora muri iryo shuri. Abarimu beza b'imfura batandukanye bemeye kuva mu mujyi bakajya kuba ku musozi umwe wo mu majyaruguru, mu bukonje butoroshye, mu mihanda yari igoye, itaranagira n'ibinyabiziga byinshi biyigendamo, nubwo ubu babonye umuhanda mwiza. Ibyo byose ari ukugira ngo bakoreshwe n'Imana mu kungiza aho yanteguriye kuva kera. Nabo muri iki kiganiro ndabashimiye, kandi Nyagasani ajya akomeza abaha umugisha kubw'umurimo mwiza bankozeho. Uzi iby'abarimu, nibuka ikindi kintu gisekeje
ariko gikomeye kandi koko kikaba kimwe mu byampinduriye ubuzima kandi binyuze muri iri shuri. Ugize amatsiko, uretse impamyabushobozi mu by'ikoranabuhanga nakuye muri iri shuri, ikaba yaranambereye urufunguzo rw'imiryango myinshi y'ubuzima. Uzi ko ari naho natangiriye kwiga Icyongereza. Nsohosha umwarimu wanyigishije gusoma no kwandika ijambo ryangoraga cyane ryitwa already. Yes, iri jambo ryarangoraga ku buryo ryabaye amateka mu mutwe wanjye ridashobora no kwibagirana. Birashoboka ko wowe waryize kera uri n'umwana, biranashoboka ko waryize ukarifata bitakugoye, ariko ngewe nagira ngo nkubwire yuko nanjye byibutse ndaseka ariko nkanatangara. Kavuga nti burya Imana hari utuntu igukorera dutoya, ariko kugira ngo ukwereke cyangwa se yandike amateka yandi mu buzima bwawe. Ngewe rero aka kajambo kari mu magambo yambere igitangaza, kuko kari mu magambo nize bwa mbere nkigera muri ririya shuri nakubwiraga. Rero umwarimu wanyigishije ukuntu bandika already n'ukuntu barisoma namushohoje. Ubu nubwo ntari impuguke cyangwa se expert mu Cyongereza, ariko nibura nshobora gutunganya imirimo nshinzwe nkoresheje Icyongereza, by'umwihariko icyo nakuye muri ririya shuri. Mu gihe mbere yo kuremwa kw'iri shuri, Icyongereza nacyumvaga nk'umugani. Yes, aka ni agahe keza cyane ko gushimira kandi n'abandi bantu banteye inkunga muri urwo rugendo rwo kugera ku cyo Imana nteguriye, barimo umuryango wanjye, inshuti zabo izo twiganaga ndetse n'izo hanze y'iryo shuri, n'abandi bose bagizemo uruhare. Bose ndabashimiye. Wowe wabonye ishuri gute? Nta gitangaza wabonyemo cyangwa ndakwibukije? Muri comment witinda kudusangiza uko byakugendekeye, maze dufatanye gushima Imana, ariko tunahumuriza umuntu wifuza kwiga ariko akaba atarabona aho bizaturuka. Tumubwire ko ukuboko kw'Imana kutaheze, ko ahubwo kugikora imirimo ndetse inaruta kurema ishuri rishya. Ibi kandi simbibwira abatarabona uburyo bwo kwiga gusa, ahubwo turanabibwira abarangije no kwiga ariko batari babona akazi, kuko iyo yaremye amashuri tukiga ibasha cyane no kurema utuzi, maze nawe ukaba wabonamo akawe. Ariko kandi niyo itanakarema ngo ikaguhe, wigwa mu mutego wo kudashima, kuko nubwo utarakabona Imana iracyagutije impano yo guhumeka, kandi icyo nicyo gishoro gikuru nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byabanje. Bivuze ko hakiri hope, haracyari ibyiringiro ku isaha n'isaha uzakabona, maze naryo rikazaba ishimwe uko aryo. Erega nange sinari mbyizeye pe, niba Imana yarankinguriye iyo miryango yose n'indi ntavugira mu kiganiro kimwe. Erega nange sinari mbyizeye pe, niba Imana yarankinguriye iyo miryango yose n'indi ntavugira mu kiganiro kimwe, nawe yabigukorera. Yabinkoreye ku buntu bwayo kandi iracyabufite bwuzuye. Uri nk'akabuto gatewe mu butaka, bihanganira imihindagurikire y'ikirere, nyuma yaho uzera imbuto nyinshi. Reka ubuhamya bwongere kuguha courage, ubwire ngo hamwe n'Imana byose birashoboka. Icyo nzi rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo muri wowe izawusohoza. Iri ni ijambo riba mu Bafilipi igice cya 1 n'umurongo wa 6. Ntuwite ku bakubwira amagambo aguca intege, ngo akazi karabuze, ngo gafite ba nyirako, ngo kwiga kubo ntacyo bimaze, n'andi magambo y'ubupfapfa. Ibuka ko Imana itari yarangiza kwandika amateka y'ubuzima bwawe. Si uko nanjye nabonye ibyo nkeneye byose, ariko nibura gushima ku byo nabonye binyimiza ntashidikanya ko n'ibindi bizashoboka, kabone n'ubwo Imana yazaca mu nzira zitandukanye n'izo ntekereza. Icyo nzi ni uko imirimo yayo ku buzima bwanjye ari myinshi. Uwo ni we wowe? Hari ukundi se ubyumva? Duhurire muri comment. Aya ni Amarebe Rwanda TV mu kiganiro amashimwe atarangira. Genda Papa Tonto, ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.